uvuga byose uri ishami riri muri we koko ryamumezemo ryamuturutsemo. yego wowe ubwawe uri ubuzima bw'igiti n'igiti ni ubuzima bwawe. ihagi si ifi bisobanura guhagama cyangwa kwihagika, kujya mu mwanya utari wawe. yego iki kintu cyumve kandi Imana ibahe kucyumva cyagutse. amen. ni ukuvuga ngo dufite abantu akabyita abakristo nta kundi nabagenza, dufite abantu bafite iryo zina ryande ry'ubukristo ariko mu by'ukuri pe batavutse muri Kristo, batamumezemo ahubwo bihagetse aho. nta murimo nge numva ishami rindi rifite. yego ku buryo byagiye bakavuga ngo ndahuze amubize ndahuze ngo ndimo ndarwana n'ukuntu naba muri Yesu. Ibyo kandi muremanywe. yego kandi ubuzima bw'ishami n'ubw'igiti ari memvi the same life. ngo ndi mu ntambara ngo ndi oya kuyigura ngo ndi kurwana. kandi kwihagika kwabo bahamara igihe kubahesha imirimo runaka mu makorari, kubahesha imirimo mu budiyakoni, kubahesha imirimo mu buyobozi runaka ku nzego zitandukanye, ariko bahagamye pe. ni ryari Yesu azajugunya ishami ritera imbuto? azarijugunya ryari? cyangwa azayajugunya ryari? dore ko na menshi. yego azagosora se ryari? hanyuma se azarandura ryari igiti atateye? hariho amagambo akunda kuza mu madisikuru menshi avuga ngo by'umwihariko no muri rusange ngo ntibishoboka Kristo Yesu anyura muri aya magambo abasure bakizwe. amen. ariko by'umwihariko ndibwirira umugeni wa Yesu, amen. ndibwirira umwana w'Imana, ntabwo iki gikorwa azagikoraje, ahubwo kirimo kirakorwa kandi kimaze igihe. ntabwo abantu bazashya bataragize igihe cyo kumva. kandi bivuge mu rwego rw'inkungu mubyumve neza. yego Yesu ntabwo azajugunya amashami aje. already done. birimo birakorwa. yego iyo mwajyaga kumva mu rusengero hamanutse ubuhanuzi, yego buvuga ngo wa musambanyi we, wa munywi w'itabi we, wa mugambanyi we w'umugome, ngiye kubashyira ahagaragara, mbashyize ku karubanda ndi Uwiteka. mwagira ngo avuze ngo usanga cya kigori cyavanyemo ikoti ari wo mubiri wacyo, cyavanyemo cyafashije ahantu gutya ku ruhande, nta porotemanto kigira, ni ukuziga kikavuga nk'iharabu cyo kora hafi aho. yego n'ubunyobwa ikintu kigeze mu butaka cyane kibanza kwiyambura iki umubiri. yego ku ruhande cyarangiza kikanasaduka cyane. cyamara gusaduka muri cy'imbere cyaba ikigori rwaba urunyongo cyaba ikinyama, muzanagisatuye murebe n'abateka ibihembe, usanga hari utuntu tw'utubabi turyana n'udutya twiberamo imbere tw'utubabi tubiri. yego dusinziremo imbere, twiberemo udutya dusinziriye. turabasuje cyane bene data, dushimiye Imana ishobora byose yuko iducira inzira kuri uyu munsi wo kugira ngo twongere twamaze ubutumwa bwiza no kugira ngo turebe ko hari ubugingo bw'abantu bwabasha kurokoka muri iyi minsi igoranye turimo kunyuramo. rero ijwi mwumva ni irya Ndayishimiye Alphonse nk'uko dusanzwe dukorana, ariko twagize umugisha ukomeye yuko Imana umubyeyi yamuhaye uburyo akabasha no kuboneka mu nshingano nyinshi n'imirimo aba afite kugira ngo tubashe kuganira. rero bamwe hari aho musanzwe mumuzi ku ikoranabuhanga, ariko ndagira ngo tumwakire adusuhuze
ahasigaye abe yanakomezaho kubw'umurimo ugiye gukorwa uyu mwanya. Ni karibu mubyeyi. murakoze. Yego. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Yes. Dushimiye Imana iduhaye umwanya ngo twongere dukore umurimo wayo. Ni ubuntu bukomeye tuba tugiriwe kuyikorera. Sinzi ukuntu abantu barimo bifata. Yego. Ariko no gukorera Imana, guhabwa kuyikorera ni ubuntu. Turashimira Imana iduhaye umwanya ngo twongere tuyivugire, tube akanwa kayo ivugire muri twe. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga uri mukuru w'ishinga mu bigawa. Yego. Muzamera nk'akanwa kanjye. Muzaba akanwa kanjye. Amen. Ndagira ngo dusenge Imana ngire ijambo mbaganiriza. Yego. Mana turakubashye, turagushimye. Habwa icyubahiro. Tugushimira umwanya mwiza uduhaye wo kugukorera. Yego. Turasenze ngo ukorane nanjye rwose. Amen. Uvugire muri jye. Haleluya. Amen. Wibwirire abantu bawe, abo guhugura bahugurwe, aho gukangura ubakangure, abo gucyaha ubacyahe, ariko umurimo wawe ukorwe neza. Ndagushimiye ko ubyumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Turasoma ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 3, umurongo wa 11 n'uwa 12. Jyeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ibinkwiriye no kumutwaza inkweto, niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Intara ye iri mu kuboko kwe, kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka azayahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Hanyuma Yohana 15, ubwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, ibice byaho 15, umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 6. Yohana 15, umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 6. Nshobora no kuza kugera hepfo ku wa 16. Yego. Ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose arijyanganyaho amahage yaryo, ngo rirusheho kwera imbuto. 6. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. 16. Simwe mwantoranije, ahubwo ni jye wabatoranyije, ngo mbashyirireho kugira ngo mugende mwera imbuto, kandi imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Amen. Amen. Aya magambo dusomye n'andi busome wenda nyuma yaha, turavuga ku bibazo 3. Ikibazo cya mbere ni kivuga ngo ni ryari Yesu azajugunya ishami ritera imbuto? Azarijugunya ryari? Cyangwa azayajugunya ryari? Dore ko na menshi. Yego. Azagosora se ryari? Hanyuma se azarandura ryari igiti atateye? Ayo magambo nayo tuyarebe muri Matayo 15, umurongo wa 13. Twumva uko havuga. Haravuga ngo arabasubiza ati, igiti cyose data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Icyo nshaka ko abantu basobanukirwa ni ibibazo uko ari 3. Azajugunya ishami ryari? Azarandura igiti kitatewe ryari? Azagosora ryari? Ibintu 3. Kuko
ukurikije uko Bibiliya ivuga Yesu azaza, kuza kwe tubona azaza vuba. Iyi vuba rero ifite ubusobanuro bubiri. Iyi vuba ni iriya bita bientôt mu gifaransa cyangwa se mu cyongereza, ariko hakazamo n'indi vuba ya speed, ibintu mbese bidatinze, right, igikorwa kirimo kiba aza kuza muri itorero. Ibyo bintu biza bibaye vuba mu kanya nk'ako guhumbya, niko bitubwira. Ndetse inavuga ngo nk'uko umurabyo urabya, urabiriza iburasirazuba ukarengera iburengerazuba, wabonye ukuntu ubikora vuba ako kanya. None umuntu akibaza, kandi ndabizi ko buriya iki kintu nibajije cyangwa ngiye kuganiraho, ndabizi ko hari abantu benshi bakibazaga, cyangwa se ndamera nka ya nka y'inyota ngo niyishokere izindi, yituma izindi zimwe. Ikibazo ni nkizana kuba duteze amatwi, hari abantu bari bukanguke mere nk'ukoze kumva umutima zabo, mere nk'ubakoze ahantu umuntu byite ko wamugani ibintu ko ntagira mbitekerezaho na wamugani ko azaza vuba nk'umurabyo, ko azaza nko guhumbya no guhumbura. Ndi kuvugisha amazaje kumwe ryarese gusora se n'ukuntu bigira akazi umwanya bifata. Ahubwo se hari uhuye atagosoye, hari ugusubye atahuye, ntibibaho ihura se ubwo ryakozwe ryari itema se y'amasaka. Ubwo niba ari kugeza ubu ngubu turi, reka byite ngo turi muri periode gusa yahuje ibintu bigera kuri bitatu: irima n'ibiba n'itera n'ibagara. Reka tuvuge ngo ubu ngubu amasaka ari mu murima, koko ku bantu bahinga amasaka bazi umurimo w'amasaka. Ibintu bisarurwa bigoranye, amasaka aragorana. Si nk'ibishyimbo, ibishyimbo ni ukurandura bashyira ku mbuga. Wabonye ko hari n'abasigaye babihura mu mirima bagahuhisha umuyaga rwose, hari ababihurira mu murima bateganya ku mbuga cyane umuyaga. gatwara ariko ikintu cyitwa amasaka cyo kinagira n'icyo bita ubwayi buryana. Ariko ibyo reka mbyihorere. yego niba ugira icyo gikorwa cyitwa itema ry'amasaka, ihura, igosora, yemwe abanteze amatwi itorero ry'Imana, cyane cyane abakijijwe, noneho nkurikizeho n'abadakijijwe. yego hariho amagambo akunda kuza mu madisikuru menshi avuga ngo by'umwihariko no muri rusange. yego ayo magambo akunda kuza, kandi ni amagambo abiri atandukanye. yego iyo umuntu ari muri disikuru afite inkuru na basi n'inkuru, afite ijambo arimo gutanga, yego usanga hari igihe avuze ngo by'umwihariko aba n'aba, muri rusange aba n'aba. Akenshi muri rusange baba ari benshi, yego ashatse kubwira nibyo, ariko by'umwihariko aba ari mbarwa bake bagomba kwita kuri ibyo bintu. yego bivuga ngo iki rero ngo haleluya, amen. ibintu Uwiteka yampaye ngo mbaganize uyu munsi, muri rusange ndabwira abazabyumva bose, si yose, n'abatarakizwa abo twita abanyabyaha, ngo nibishoboka Kristo Yesu
hanyuma muri aya magambo abasure bakizwe. amen Ariko by'umwihariko ndibwirira umugeni wa Yesu, amen ndibwirira umwana w'Imana, umugenzi ujya mu ijuru. Ibi bintu Yesu azabikora rero dukurikije akazi kenshi kabamo n'umwanya muto azaba afite. Mubyumva mute? Dushingiye ku mwanya muto azaba afite, ntabwo iki gikorwa azagikoraje, ahubwo kirimo kirakorwa kandi kimaze igihe gikorwa. Mwuka Wera yaransuye ampa ingero ngo nzazihe abazumva aya magambo y'Imana. Wa muntu uzi mwamaranye igihe mu rusengero, mu itorero, wenda mwarazanye mugerana mu rusengero, mwiga inyigisho z'umubatizo, murabatizwa, mukomeza mu itorero, mwegera ifunguro ryera, wenda muranandika, musaba kuririmba muri korali, igihe kiragera mugira icyizere, muhabwa ubudiyakoni, icyizere kirazamuka, ndavuga icy'itorero, muhabwa n'ubwarimu, kigenda kizamuka, murobanurwa kuba abakuru b'itorero n'abashumba, utuntu twinshi. Ugirwa umubitsi w'itorero, waba mu rugo cyangwa paruwasi. Ariko uwo muntu umwe cyangwa benshi bikamuvugwaho ko nta mbuto z'agakiza agira. Uzi impamvu bivugwa? yego Ni uko na Yesu ubwe azibuze yarabivuze. Azibuze mu giti yarabivuze. Ntabwo yacecetse. yego Yarimo agenda gutya atambutse ngo abone umutini mwiza. yego Mu Kiswahili baravuga ngo unipendeza sana. Kipendeza cyari igiti gishimishije, urebye amababi yacyo cyari gifite igikundiro, yego gifite amababi atoshye meza, ubona igiti rwose cyiza, ubwiza bwacyo rwose gifite imbuto tu. Yinjiyemo abura na kamwe ko kumuramira, ahita awuvuma. Rero wa muntu uzi mwagendanye urwo rugendo rwose, ariko bivugwa ko nta mbuto agira. Ni izihe? nazo ndazisobanuraho gatoya, ariko icyo kizaba cyigisha hari ukwacyo. Usomye muri Matayo 3 ku murongo wa 8 haravuga ngo mugende mwire imbuto zikwiriye abihari. Biravuga iki? Hariho imbuto, nuko mwire imbuto zikwiriye abihari. Niko uwo murongo uvuga. Hari imbuto umuntu wese wihannye ategetswe, si uko bisabwiraga. Ntabwo Yesu abitubwira nk'icyifuzo, ni itegeko. Nibura ko binabaye n'icyifuzo kandi bacunga n'icyifuzo cy'umutware, itegeko. Ariko Yesu atwifuzaho imbuto iyo twihannye. Izo rero ni imbuto z'agakiza. Uwakirwe wese agira ate? Ategetswe kuzera. Ariko hari n'izindi mbuto musanga mu Bagalatiya 5:19-22. yego Urukundo, ibyishimo, amahoro, kugwa neza, kugira neza, kwirinda, kwihangana, tuza. Ni 9. yego Ni 9. Ndavuga iz'umwuka ariko. yego Zirabaze ni 9. Mu gihe iz'agakiza zo nta mubare batanze.
mugende dore murakijijwe yego ariko nimugende mwere imbuto zikwira bihano. Ibi ni Yohana yabibwiraga abo yaramaze kubatiza. Ntimubatijwe yego ariko ntimwatuye ntimwababariwe yego nimugende rero mwere imbuto zikwira bihano. yego Mbabujije ikintu cy'umwirato cyo kwikakaza ngo mugende mwiyemera ngo turabuzukuru ba Aburahamu. Nimutera imbuto ntacyo bivuze, kuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye, akaba ariyo avamo abana be. Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Ariko mugende mwere imbuto zikwiriye abihannye. Urumva hari imbuto zikwiriye abihannye, hakaba n'imbuto z'umwuka. Ubu iki kintu nacyo wabona abantu bagitwarira no gutya bagakwirana byose akagira ngo birasobanura kimwe. No, umuntu wakijijwe wabyawe ubwa kabiri wabaye umwana w'Imana, yego nubwo yaba atarabatizwa umwuka wera, akwiye kugira izi mbuto n'ibyo. z'agakiza. Hari abantu babivangaga rero, ndabizi yego wenda niyo mpamvu umwuka w'Imana azanye ngo bisobanure. Kugira ngo nakumve aka kantu, ni ukuvuga ko hari imbuto bitakorohera uwakijijwe wese kuzera adafite umwuka wera. Ni izihe rero izi? Ni ibyishimo kandi mu gihe cyo kubabara, ni ukwihanganira umuntu mubi kandi mubana, gukunda umuntu ukwanga cyangwa nakugiriye nabi, yego kugirira neza uwakugiriye nabi. Urumva neza? Kwirinda kandi ijambo rigusaba kwirinda ko bifitemo inyungu, bikungura kandi bigutunze. yego aho hantu hitwa imbuto z'umwuka ho hafite isumbwe, kuko ho umwuka wera ahashoboza abantu bamufite gusa. nibyo. Amen. Aya magambo muyahuze n'amagambo aba muri Yeremiya 17:7 ahavuga ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu. Umuntu wiringira undi muntu azamera n'igiti cy'inkokore cyo mu butayu, ariko wiringira Uwiteka we, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwo muntu, haleluya, azamera, azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Ntabwo ari mu mugezi, ni hafi yawo. yego Kigiye gushora imizi, gishorera imizi mu mazi. Umva ino muvuga nk'umuntu rero, ibibabi bye ntibijya byuma, bihorana itoto. Amen. Cya kabiri, yera imbuto no mu mpeshyi. Icyo giti ntabwo kizita ku mwaka wacanyemo amapfa. Nubwo izuba ryakara amapfa akaba maremare, cyo gigumya kwera. Haleluya. Amen. Ayo magambo mugaruke muyahuze n'aba muri Zaburi ya mbere. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro, ndetse akayishimira. Amen. Kuyibwira no kwishimira. Gusa ngatinzeho nshaka kubwira, kuyibwira ni meditation, ni kuyamedita, ni ukuyatekerezaho, kuyibwira, kuyitoza, kuyiganiriza nta muntu uraho. Yego niko kuyibwira. Yaneze kandi ukayishimira. Ntureho guti ariko nawe Yesu uradukabiriza ra? Nawe aratwishe umutwaro, wica umuntu w'umugabo ahagaze pe.
ngo ntiyakinisha inkumi, ngo ntiyatembera, ngo ntiyasohoka, ngo hari ukuntu arya ubuzima nawe yokesha ashyira utuzi duhiye. hari abantu babanye na Yesu gutyo bameze nk'abaganya, bari enerve, ati iyo atari ibi bintu iyo turi ataramfashe gutya nkubise umuntu we nuko mutanze huye n'umuntu wanyambuye imyaka 8 rwose nyambuye, hanyuma ngiye kumuha ikintu cy'igipfunsi nibuka ko Yesu waratwishe. yaba ari nka kera ariko rwose. nk'ubu iyo batari ku isabato ngururi ibintu mbamukoreye, yego ibi bintu birimo akantu k'akadoze k'alamantasiyo ko kuganya, ko kubyiganyira, ko kubyenerva, ko kubyivumburira. ijambo rishaka ngo tubyishimire, tubyishimire. amen, amina, amen, tubyishimire. nibyo, haleluya, amen. izi mbuto umukiranutsi agomba kwera tuziveho, turangize tuhave, twigerere ku ishami. rero twabonye ku giti ni Yesu niwe muzabibu, ndetse ngo ukuri le vrai sep. iyi muzabibu ukuri ngo Imana ikaba nyirawo iwuhingira. uzi ko ibintu nabitekerejeho nabyo nkavuga nti kibaye gihingirwa n'abantu babura umwanya, babura ibyo bagikorera, babura ifumbire, babura gahunda yo kucyitaho, babura none umuzabibu bakanabirambirwa akazi ka buri munsi. yego yego, umuzabibu urahingirwa nande? n'Imana Data ubwayo. twebwe ikintu cyacu ntita umurimo, kandi singita akazi. mu by'ukuri unyumve neza, ntabwo nkita akazi. kuba muri Yesu ntabwo mbyita akazi njyewe, ntabwo ni ubuzima. yego, kuba he? muri Yesu. kandi kuba muri Yesu mu bitandukanye no kuba kuri we. ubwo bivuze ngo mu by'ukuri ishami nyaryo yego riri ku giti, ahubwo riri mu giti. ntabwo nkita akazi. kuba muri Yesu ntabwo mbyita akazi njyewe, ntabwo ni ubuzima. yego, kuba he? muri Yesu. kandi kuba muri Yesu mu bitandukanye no kuba kuri we. ubwo bivuze ngo mu by'ukuri ishami nyaryo yego riri ku giti, ahubwo riri mu giti. dore ko nubwo ugisanga kingana gitya ariko kiba cyarapfupfunutse n'amashami menshi, riba ryaravutse muri cya giti. yego, byo ntabwo ryabayeho ngo igiti kibone kubaho, harabanje habaho igiti, amen, ishami riza kubaho. rero nta murimo njye numva comme action, comme activité, nta murimo njye numva ishami rindi rifite. yego, ku buryo byagiye bakavuga ngo ndahuze, amubize, ndahuze, ngo ndimo ndagwana n'ukuntu naba muri Yesu. ibyo kandi muremanywe. yego, kandi ubuzima bw'ishami n'ubw'igiti ari même vie, the same life. ngo ndi mu ntambara, ngo ndi oya kuyigura, ngo ndi kurwana. ibyo uvuga byose uri ishami riri muri we, koko ryamumezemo, ryamuturutsemo. yego, wowe ubwawe uri ubuzima bw'igiti, n'igiti ni ubuzima bwawe. kuko kiriya giti kijya gushibuka kumera ishami, dawe sinita gushibuka ni imbere yuko cyatira. yego, kiriya giti kijya kumera ishami, aha, hariya, aha, hano hose kijya kumera ishami, ni ubuzima bwacyo bwagutse. babyita kugaba amashami, bugenda bugwira.
iki kintu cyitwa amahage atemwa ahwanyurwa akavanwaho aha iyo ikiyaranga ntabwo yo aba ameze mu giti ahubwo araza niyo ijambo ryo guhagamarira ryo rituruka ryo kuba amahage ryo riraza rigahagama nk'aho yego haruguru y'ishami nyirizina ry'igiti ni aho ngaho rihagama ritya ukabona ntirimeze mu giti yego siho riturutse yego ahubwo rimeze nk'iriturutse ku rindi shami yego gusa ryitwa ihage ihage iyo jambo ihage bakwija mu guhagama cyangwa kwihagika nibyo yego Alphonse ubyumvise neza nabyumvise ihage si ifi bisobanura guhagama cyangwa kwihagika kujya mu mwanya utari wawe yego iki kintu cyumve kandi Imana ibahe kucyumva cyagutse amen ni ukuvuga ngo dufite abantu akabyita abakristo nta kundi nabagenza dufite abantu bafite iryo zina ryande ry'ubukristo ariko mu by'ukuri pe batavutse muri kristo batamumezemo ahubwo bihagetse aho kandi kwihagika kwabo bahamara igihe kubahesha imirimo runaka mu makorari kubahesha imirimo mu budiyakoni yego kubahesha imirimo mu buyobozi runaka ku nzego zitandukanye ariko bahagamye pe Yesu rero yagiye akuraho bake yego buhoro buhoro niwe wa muntu mwaririmbanye igihe kirekire none waramubuze kandi wamuzi adahunze wamuzi adatakaye yabaye disipari yego ako nta kigaragara yagize cyo gusora gato yego burya kugwa burya yarajugunywe burya yarajugunywe niyo mpamvu mu cyumweru kimwe mwamusanze ku kabari mu kindi mumusanga mu tubyiniro mu kindi mumwumva yagwemo yasambanye yaciye ibintu ariba yabaye ruharwa mu cyumba mu kindi mwumva mu bicanyi mu kindi mwumva mu bagambanyi n'abagome abagizi ba nabi ikiza gutangaza umuntu wese wavuye muri Kristo Yesu niyo munahuye ukamureba isura yiri mu bintu bihinduka nibyo kuko mu Kristo atunganya iyo tumwakiriye yego n'ubwiza buzamo nibyo rwose asanga umuntu arahindanye yaranutse atajya afura Yesu amwigishije gukaraba no kwisiga no guca inzara no kogosha ubwanwa kubona umuntu arakeye no kwiborosara noneho ugasanga afite guseka yego n'umucyo wo mu maso kandi imbere yari yararishye yari umuntu w'umurakare abantu bose bigirayo bamubonye yego abonye muwazi none ikintu gitangaje rero iyo Yesu amujugunye gutya yego avuga ati washamiwe dore igihe umaze aha igihe wanyonyurije hasi ntacyo utanga ntacyo wera cyogoye ndajya mwumve neza rero yuko ijambo ryavuze ngo iryo shami riciwe rikavanwaho rikajugunywa riragenda kumira aho ngaho akazarundwarundwa agatwikwa cyangwa abashenyi bakayasenya uwo ni wa muriro ntabwo abantu bazashya bataragize igihe cyo kuma kandi bivuge mu rwego rw'inkungu bubyumve neza yego gusenywa gutwikwa gucanwa urumva hari ugutwikwa yego batwitse bya bishami byose yego ubwo wenda baragira ngo bibise ikindi gikorwa bashaka ko gikorwa aho ngaho kuko birabangamiye yego bibangamiye umurima habona birunze hamira imboga yego haterwa ikindi giti cyera imbuto haterwa ibigori haterwa ariko nimujyegere mu bitwike hari igihe haza abashenyi ati mwambabariye ntabyitwarira yego ati John ariko bijyanye hese atari kubyorora n'ubundi si stock yagiye kwibika umuriro n'ubundi umva rero Yesu ntabwo azajugunya amashamaje already done birimo birakorwa yego
iyo mwajyaga mukumva mu rusengero aha, hamanutse ubuhanuzi yego, buvuga ngo wa musambanyi we, wa munywi w'itabi we, wa mugambanyi we w'umugome, ngiye kubashyira ahagaragara, mbashyize ku karubanda ndi Uwiteka. Mwagira ngo avuze ngo mushyira ku karubanda umunyabyaha nibyo kuba revete, guhwanyurwa, guhwanyura. Abyumvise? nabyumvise, Nubwo ntize agronomi urayizi? yego, Agronomi urayizi? ndayizi, Ni isomo ry'ubuhinzi. y'ubuhinzi, Ariko ngiye kuvuga akantu Mana, ngiye kuvuga akantu Imana imfashe, hazagira umuntu agronomi kumva, yego, anyunganire. Buriya mu bwoko bw'ibiti harimo ibiti kizira kikaziririzwa gukuraho ishami urihwanyuye. Guhwanyura wabyumvise? nabyumvise, Guhwanyuraho aha, hari ibiti bizira icyo kintu, kuko aho uhwanyuye yego, icyo giti ntigikira. ni igikomere ubwo kigeze, Icyo gikomere aho uhwanyuye icyo giti kirava, hakagenda habora cyose kikabura. yego, Hakaba igihe kiboze muri icyo gice ishami ryahwanyuweho, ariko hepfo hakazatutumba, hakaba hashibuka andi, hamera andi, yego, kikishumbusha. nibyo, Ibyo muzagenda mubibona. Hari mwabibonye? Ipapayi ririmo, yego, urutoryi rurimo, n'ikawa irimo, yego, n'ibindi biti ntarondoye. Bene ibyo biti bimeze gutyo birwara iyo byahwanyweho ishami, amategeko avuga ngo niba hari ibyo ushaka kuvanaho, zana sekateri, yego, umukasi, uri kate, teho, kuko aho ukaseho hahita hakira. Uzi impamvu hakira? Ni amarira agegeye imbere mu giti atuma hakira vuba. Nk'uko na n'uyu munsi wa none mu bantu hari abantu bakomereka igikomere igisebe kikuma vuba, kubera ko bigwijemo imyunyu. Akaba badafite imyunyu, abatagira za vitamine C abenshi barava cyane ntibahagarara, no kugira ngo bakire bigatinda, yego, kumura igikomere cyabo kirego biramuha. Noneho rero Yesu Kristo, haleluya, amen, amina, amen, Yesu Kristo ahantu yahwanyuyeho ishami, ahantu ahwanyuyeho ishami, yego, nawe araharwara iyo hari ishami rimuvuyeho, yego, kubera ikintu kimukuweho gihwanyuwe, harwara, ariko hakira vuba, hafi yaho hagashibuka andi. Niyo mpamvu Kristo ashobora gutakaza umukristo umwe yingirwa umukristo umwe uyu munsi, ariko uyu munsi nimugoroba akaba yabyaye nka 26. Yababyara mwateranye cyangwa mutateranye, yababyara mwasenze cyangwa mutasenze, yababyara mwavuze ubutumwa cyangwa mutabuvuze, yababyara nta konseri baye cyangwa yabaye, yababyara nta mwigisha wigishije. Kristo afite droit kandi afite capacity, afite ubushobozi bwabyara abakristo nta mwigisha wigishije. Nibyo. Ubwo wenyine ni ubuzima, kandi ubwo buzima bumwemerera gushibuka. Amen. Imana nishimye, Imana ihabwe icyubahiro. Umunsi yirukana Yuda yatakaje Yuda, ariko agira benshi. Iyo Yesu yerimiriye cyane mu gitondo ninjiza, kuko yarayiyahuye, ariko umusirikare ku musaraba, yego, kapiteni, yego, avuga ati uyu muntu koko yari umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Kristo Yesu ntabwo ajya atakaza atunguka. Vuba ibyo atakaza byose ni ibitamufitiye umumaro, ariyo mpamvu navuze ngo ni amahage aba yihagitse ahantu. Ariko hari icyo yavuze ku mashami nyamashami, ntabwo narenga nkana kivuze. Yego. Yavuze ngo amashami nyamashami, haleluya, amen, le vrai branche
amashami nyamashami afitiye ubuzima muri we, yera imbuto. Ngo yakize ibyo bintu byose by'ibisambo yari hafi yihagitse hafi ngo biyabise maze yera imbuto nyinshi. Amen. Ni ukuvuga iki? Ariko iyo mwabyumvise na ngira mwabyumvise kweri, ayakiza ibyo bintu by'ibisambo byanyunyuza kugira ngo yere nyinshi. Ni ukuvuga ko umukristo gito, umukristo mubi ashobora kukubangamira kwera imbuto kandi ubishaka zinahari. Nyumve kukubangamira simbuze kukubuza bya burundu, ahubwo yakubuza, yakubera empêchement, yakubera imbogamizi, yakubera inkomyi. Reka twumve ko hano yavuze mugume muri jye nk'uko ishami ryose ritabasha kwera imbuto ubugari ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. Amen. Amen. Njye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. 7 nimuguma muri njye amagambo njye kuguma muri mwe, musabye icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi kandi mukaba abigishwa banjye. Haleluya. Amen. Nabisobanuye ko kwera imbuto ni ubuzima bw'ishami nyashami rizima. Kina nicyo N'ubu ni Kristo ukomeje guproduiza ariko à travers nous. Amen. Acishije muri twebwe. Ubu ni Kristo Yesu kugira ngo produise, akora ko mwagonye kukishimira, kugira ngo produise bisaba ngo acishe muri twe. Cyane kimara yacu. Amen. Manishimwe. Amen. Bigasaba ngo mugume muri we nawe agume muri mwe, mugume muri we amagambo yagume muri mwe. Na assurance aragira ati ibyo nimubikora gutyo, yego muzazira kandi zigumeho kandi zaba nyinshi. Muzazera mu gihe cy'imvura, muzere mu mpeshyi, muzere. Amen. Naratangaye kuri uriya mutini twigeze kuba nk'abagabo gatoya, uriya yavumye. Yego. Uzi ko harimo ijambo rivuga ngo kandi ngo ntabwo hari mu gihe cyo kwera kw'imitini. Murabishaka se ngo tubirebe? Niko ryanditse. Kumva ariko havuga, niko havuga. Tutire tugenda gusoma niko havuga. Nyuma y'iryo jambo ririmo ngo ntabwo nyuma y'iryo jambo ririmo ry'uko bitari igihe cyo kwera kw'imitini. Iryo jambo ririmo ngo ntabwo cyari igihe cyo kwera kw'imitini. Nibyo. Umuntu akibaza ngo ese Yesu ararenganya? Abarimo n'ubugome. Bivuze mu ijambo rikomeye. Wa mugani buriya harimo ubugome, harimo ikintu cya injustice. Harimo ikintu cya injustice. Umuntu uvumye umutima uhora kuteza imbuto kandi atari igihe cyo kwera kw'imitini. Amen. Amen. Ni iki rero? Mu Kinyarwanda turabizi ko ngo hari igihe kibaho ibintu bigahundura, niko babyita. Guhundura. Imyembe igahundura, avokasiye zigahundura, urutoki rugahundura, kandi pe bibaho. Nibyo. Nta kintu na kimwe nabonye mu isi cyera imbuto kitagiye guhundura. Ku kigiye n'igihe cyo kujya kwera. Biratangaje kumva Yesu yemeza ko iryo hundura atarishaka. Iyo periode niba ari amezi, niba ari imyaka yo kubaho nta mbuto, ngo ntabwo bikeneye, ntabwo bishaka, ntabyumva, ntiyumva n'impamvu yabyo. Niba turi muri we nawe ari muri twe, ngo zagombye kuboneka kandi zikagumaho. Nibyo. Kuko amashami si agomba kujya gushakisha imbaraga ziyahisha. N'igiti kijya gushaka, nicyo kijya kuvoma, yego, kikazamuka, amazi kivomye, zivomye, kigatunga igiti. Yego. Igiti kigatunga amashami. Ese yatumye ubwo n'ibyo mu mbwa ngo murahundura. Kuko ntabwo imizi yanjye ihagaze kuvoma. Nibyo. Hari akantu nshaka kubabwira wenda ngana ku musozo. Yego. Igice cyera imbuto
nicyo abantu babona, Mm. ariko hari igice abantu batabona gituma tuzera. Nibyo. Buri igiti, ikintu cyose cy'igihingwa, buri plant yose, Mhm. hari igice gikuriraho mureba, Yego. ariko burya hejuru aho mureba Mhm. hakura hari ikindi gice cy'aho mutareba cyakuze. Imbaraga ziri hejuru Ziva hasi aho mutareba. hasi. Yego. Kubera ntimuzabona umuntu atoshye yera imbuto, ari mu mwuka, ari mu mbaraga, Yego. anesha ibigeragezo, ahagarara mu ntambara, ngo mugire ngo hariho igice mutareba gikura. Nibyo. Hari ishimwe Hari ahantu imbaraga Hasi zibitse, y'aha hari mutabona. fondasiyo. hasi y'aha mutareba, Amen. niho hari ubuzima. Amen. Izina ry'Imana ishimwe cyane. Mbese igiti kukibona gihagaze sibwo buzima. Burya rero Aha. utera intabire uyu munsi, Mhm. sibyo? Yego. Byaba ibishyimbo cyangwa ikigori n'izindi mbuto zose. Yego. Umunsi wateye ibishyimbo cyangwa ikigori uyu munsi cyangwa ubunyobwa, Mhm. ubundi kirazira umuhinzi nyawe uzi icyo akora ntagomba guhita ataha ngo arekere, ahubwo asubira inyuma akareba ko hari igihingwa, hari imbuto itinjiye mu butaka. Ubutaka cyangwa ubutaka butegeze buyirengaho Yego, neza. cyangwa ubutaka butayirenzeho. Yego. Bene iyo mbuto iyo itinjiye mu butaka cyangwa ubutaka buyirengeho, Mhm. ibiri muri risike. Ibisiga Aha. biratwara ibyo bunyobwa n'ubwo bugori, Yego. amajeri Mhm. arabyirira. Yego. Yego, Cyane. naratangaye, nta jeri ry'igishyimbo cyinjiye mu butaka, Mm. nta gisiga cyaza gucukura ubunyobwa bwinjiye mu butaka, bisaba kwinjiramo neza. Icyo cyinjiyemo neza rero ndacyashaka kubabwira ku kantu. Ejo mu gitondo cyangwa ejo nimugoroba iyo uhanyuze wongeye kubisura, Mhm. sibye ko kizira kunyura muri iyo ntabire n'ibirenge, Yego. kiraza no gukaregeramo rwose, Mhm. kuko hari umugondoro kiba cyashinze, Mm. cyasohoye Yego. kandi woroshye Mhm. ku buryo kuwuvuna byakoroha. Yego. Niyo mpamvu ari ibintu bibi cyane kunyura mu ntabire yatewe cyangwa ejo bundi. Noneho usanga. Ariyo mpamvu iyo byamaze kumera Yego. cyagize n'amababi, Yego. abagore bajyamo bakabagara, Cyane. byatangiye kugira resistance yo kwihangana n'ibirenge by'abanyukanyuka. Yego. Kazumubwira akantu, uwo munsi bukeye bwaho cyangwa lendemain nimugoroba, usanga cya kigori cyavanyemo ikoti, ariwo mubiri wacyo, Mhm. cyavanyemo cyafashije ahantu gutya ku ruhande, nta porotemanto kigira, ni ukuziga kikazwanya cyo gukora hafi aho. Yego. N'ubunyobwa ikintu cyose kigeze mu butaka Cyane. kibanza kwiyambura iki umubiri Yego. Ku ruhande. ku ruhande, Mhm. cyarangiza kikanasaduka, Cyane. cyamara gusaduka muri cy'imbere, cyaba ikigori rwaba urunyogwe cyaba igishyimbo, Mm. muzanagisatuye murebe n'abateka ibihembe, usanga hari utuntu tw'utubabi turyamye gutya twiberamo imbere, tw'utubabi tubiri Yego. Dusinziremo imbere. twibereye muri icyo dusinziriye. Mm. Kandi burya nibwo buzima nyine, Amen. nibwo buzima nyine, Nibwo buzima. ariko abantu batabona. Turi utuntu duto Duto cyane. Yego. tugiye tugafata ahantu gutya, Mm. singita mu mutwe w'igishyimbo, ariko ni ahantu kibafashe. Aho hantu kumwe imungu irya imyaka, Yego. burya mubona bahungira imbuto yose izategwa igahungirwa, nubwo imungu itazajyamo ikarya icyo gishyimbo cyangwa icyo kigori. Kandi igitangaje, iyo hagize imungu iduca muri bimwe ikajyamo, Ehe. nubwo yashuna hano igashuna na hariya, ariko itarashuna hahandi hazamerera Yego. akantu, Mhm. imbuto yamera. Naho rero bakwiye umugani uvuga ngo irizaba imbuto Ntiri mu ngwa. irizaba Imbuto ntiri mu ngwa. Kristo Yesu
amen, atubika mu buryo bubiri. Hari abo abika nk'abagomba kuba konsome, kuribwa. Abo ntabwo akenera cyane ibyo guhungira. Ariko hari n'ababitsa ari imbuto. Ababitsa ari imbuto rero barahungira. nibyo, Yego. kugira ngo barenge icyo gihe. Yego. Conserve. Yego. Kuba conserve. Si ibintu byose biri mu rugo mubitse mushyira muri firigo. Oya. Kubera muri firigo muhashyira ibiribwa mutarenge ko bizamara igihe. Kristo Yesu afite abakristo bagomba kumara igihe bazavamo imbuto zo gutera mu gihe kizaza. Ariko reka tusome ijambo wenda muhita mubyumva, sibyo? Riba muri Yesaya igice cya 28 umurongo wa 20. Kuko murahasangamo ijambo rituma mubyumva neza. 28 umurongo 23, ijambo nshaka ndigiho ndababwira. Nimutege amatwi mu nyumve, nimwumvire mwumve amagambo yanjye. Urimira kuzabiba ahora ari iteka. Subiza. Oya. Ahora acuca amasinde iteka. Eshwe. Iyo amaze kuyasanza ntahera akamisha uburo, akabiba ku mino, akabingana mu mirongo, na se akabiba hayikwiriye. Nibyo. Akayana ku semati ku mbibi zaho, kuko Imana yimwerekera ikamwigisha neza. Uburo ntibuhuzwa imihuzo y'ubugi. Kirazira kubuhuza imihuzo. Meze nk'inuze ko bwashira. Yego. Bwashira mu migani y'uburo mu byatsi hose. Yego. Bisaba kubuvunga. Kuko ubuto bwabwo yego ntubwemera guhurwa, kuko ukagwa ntibagatoragurayo. Na kumira ndiho ujuga rwigara, ahubwo uburo buhuzwa inkoni na kumira igahuzwa inshyimbo. Ingano z'umutima naho nashakaga. Umuntu ntiyahora zihura gusa. Ahubwo arazihera. Kandi n'ubwo uziga rwigara neza z'amafarasi zihonyora, ntazisya ngo zinoze. N'ibyo nabyo bituruka ku Uwiteka nyine ngo umujyana mutangaza agasubiza hose ubwenge. Nuba ingano z'umutsima, yego, nizigere nyine bashishe tubika ifu. Nibyo. Ariko izizaba mu imbuto no kuzizahimba, yego, ziraba konserve ahantu kuryo barashaka ikintu bagihome bashyiremo bapfuke, kandi bashyizemo n'umuti wica imwe. Aribyo twita guhungira. Nibyo. Kristo Yesu rero nuko dufite. Amen. Amen. Ariko mbere yuko aza hari ibyo akora. Yego. Hari ibyo akora. Yego. Hari icyo yiza avuga ku rukungu. Ati bari bababwira ati urukungu wavuye ko twabye amasaka meza urugo wavuye. Ati n'ibibazo nibisakuza ko n'umwanzi wakoze. Yego. Kuko Yesu ari afite umwanzi. Kandi uwo mwanzi akora uko havuye agiye. Kuko ngo yaje basinziriye baryamye. Yego. Arinzira uko akora. None tubigeze gute? Tururandura ati no. Oya. Natinya ko mururanduye mwarurandurana n'amasaka. Nibyo. Urumva kariya kantu karavuga ko Yesu nta mbabazi cyangwa impuhwe afitiye urukungu. Tujura imbabazi zifitiye amasaka rye. Nibyo. Nicyo arimo gucungana nayo. Yego. Ukabona hari umuntu wakugoye wakuzongereje, ugasanga uragiye urasenze uriyirije, Mana munkize. Amujyane he? Yesu rero akabona amujyanye n'imizi yawe yashegeshwe. Yego. Ariko akagira ati nenda kuza yegerere konze. Yego. Zabanza ntuma abamarayika. Babanze barunde urwo rukungu, barurandure barurundi imiba, baruhambire barutwikwe. Ariko ibyo nzabikora ari uko namaze kubona ko amasaka yeze. Haleluya. Amen. Zabikora ko nabonye ko amasaka yeze. Ntacyo amasaka yanjye akibaye. Haleluya. Rero Yesu azi ibintu yatukiza yadukuramo, ariko ati ndatinya imizi y'amasaka yanjye. Ariko witse amasaka ishaka ryererera havaho nkahomba. Hepfo cyangwa haruguru y'aho ngaho habaho ijambo rivuga ngo
byarabanye biramerana birakurana barabagarana rwaragarira basukiriye bararusukirira ngo ariko amasaka amaze kumera no kwera narwo gute ruraboneka. yego buriya hari abantu batwihishemo igihe kirekire, niyo mpamvu mureba rero abantu bagaragaye. yego yagaragaye we, umugome yagaragaye, umugambanyi yagaragaye, umusambanyi yagaragaye, umusinzi yarunyoye rwinshi, guke yagaragaye. yego yagaragaye. rero ni intara kure ni ukwereka ko amasaka kwa bagaragaje. nibyo y'amasaka yeze nako n'imyaka yose iyo yeze, ariko mana yanjye reka ndekeraho. iyo amasaka yose yeze cyangwa imyaka yose yeze, igihingwa cyose cyeze, nibwo ibyonnyi bihaguruka. Nacyumvise? yego inyoni zica ibintu ryari amasaka yeze. abahinzi akizamuka babagara nta nyoni, ndakada aca ingingo nta nyoni, akibumbye nta nyoni, ariko reka bumbure hazemo impeke, tangire guhindura ibara, isandi hamagara isandi, umusure uhamagara umusure, umununi uhamagara umununi, inyoni yose na bene wayo zize. yego niyo mpamvu muri ibyonnyi bibaye byinshi, nibyo nuko amasaka yeze. cyose ndayishimiye karame ko wabaye mu rutoki, ngaho ntagira igitoki kinekera hejuru. urebe inyoni ibishwi bya binyoni n'amasoryo byose bijya bigira agasunzu, bigira umurizo muremure, urebe ikintu bikora. yego biragihuriraho koreho inama. kuko naho ngaho nyine byabonye yuko icyo kurya nta kibonetse. kindi kibiteye ni uko aribwo igitoki gihiye. isarura ryacyo ryari ryageze mu by'ukuri, isarura ryari rigeze. ariko yego kubera isarura ryari rigeze nibwo inyoni nazo ziheze amababa n'ibindi. yego abahinga umuceri ntabwo bibonye, mbese mu itera ryawo, mu ibagara ryawo, nta kibazo kiba kiri aho ngaho. ariko ni wera usange buri muntu wese arashyiraho umurinzi wo kumurindira umuceri. mwaba dufashe cyane, mani tugenza cyane. bivuga rero ngo mu gihe cyo kwera kw'imyaka ya Yesu, yego nawe abaye maso kuturinda ibyonnyi. amen. ariko yaba amaso kuturinda ibyonnyi, ubwo urumva ahita ashyiraho n'isarura ryihuta kugira ngo atavaho akagira igihombo. kuko adasaruye vuba agasigarana imishishi. ibyo nigeze kubyigisha mu cyiciro cy'ibyahishuwe, mbasobanurira mu gihe cyo guhungishwa. Yesu azaducyura duhungishwa. bivuga ngo premiere trompete, impanda ya mbere yo kuzangwa kw'itorero, izavuga ari iyo kuduhungisha. niyo mpamvu tuzajyanwa mu buryo bw'ibanga. amen. ibyo mu cyubahiro bita kunyakuriwa kwa kanisa, azadutwara nk'utwiye. yego kandi vuba atugezeyo. yego ibyo ni byo hunika. amen. mwama wampera umugisha mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. amen. tuzongera ubutaha. yego dusenge Imana. yego kadusenge. turagushimiye Mana yacu, urakoze ubw'umwanya muzi uduhaye. turagushimiye ko waduhaye ibihe byiza byo kugaburira ijambo ryawe. amen. kandi twiringiye rwose ko bazaryumva rizabafasha. mwuka wera akomeze yigisha abantu nubwo ngiye wececetse. urakoze, ndagushimiye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. amen. Imana ibamugisha bene data mwebwe mwakurikiye, kandi nizeye ko mwuka arashorera navuga ngo ibi byo kurya mwuka wera arabyongeramo intungamubiri kugira ngo bibashe kugira abera umumaro. Imana ibahe umugisha. amen.